abari mu ntara zitandukanye hirya no hino mwe mudukurikiye ni kuri Bose TV ikorera online. Hanyuma twakiriye umukobwa wacu yari yifuje ko yatugezaho ubuhamya bw'ubuzima yabayemo, niwe tugiye kuba twakira muri aka kanya. Hanyuma turabashuhuje rero mwe muri mu ntara zitandukanye, Urasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru n'abari mu bihugu bigiye bitandukanye, kandi tukomeza kubabwira ngo mwirinde coronavirus, mwambara agapfukamunwa, ndetse bibaye na ngombwa niba ari guma mu rugo ukorera huri. Reka rero tumwakire tugeze ubuhamya bwiwe anatwibwira amazina yiwe. Ese mwitwa bande mushiki wacu? Murakoze kunyakira. Nitwa Uwiduhaye Claudine, nkaba nturuka mu karere ka Nyabihu, ubu ngubu nkaba mbarizwa mu mujyi wa Kigali. Naje kuva mu karere ka Nyabihu nza mu mujyi wa Kigali nzanwe na mukuru wanjye ambwira ko yamboneye ishuri i Kigali. Ubwo hanyuma naje kuva mu rugo, ariko mu rugo barabyanga, nza ku ngufu njye na mukuru wanjye duteka imitwe y'uburyo nazi i Kigali. Nagiye muherekeje, mu by'ukuri bazi ko muherekeje ndi bugaruke. Hanyuma ngeze hafi yo mu rugo nambura imyenda nari nambaye, aratega tuzi i Kigali. Ukiri aho ngaho, wenda ukiva mu rugo cyangwa se uburyo wajemo uje i Kigali, ese byaturutse kuri mushiki wawe cyangwa byaturutse kuri mukuru wawe cyangwa byari mu bushake bwawe? Wumva gushaka kuza i Kigali cyangwa ni mukuru wawe washakaga kuba waza i Kigali? Mukuru wanjye yarabishakaga bitewe n'uko yabonaga mu by'ukuri mu cyaro ntiga neza. Aravuga ati murumuna wanjye ngomba kumwigisha ahantu hasobanutse, kuko icyo gihe afite ubushobozi. Nanjye ndavuga nti nta mpamvu yo kuguma mu cyaro, reka njye kwigira i Kigali. Ubwo tuza muri ubwo buryo. Yego, wakomeza nta kibazo. Ubwo mukuru wanjye mu by'ukuri yaranzanye aharanira ko nakwiga nk'abandi. Ubwo ngeze iwe, hanyuma nawe yaje guhura n'ibibazo. Icyo mu by'ukuri icyo yanyifurizaga ntabwo cyaje gukunda. Ubwo naje kwiga nabaye mbihagaritse. Ubwo yaje guhura n'ikibazo cy'amafaranga n'uburwayi. Ubwo ndangije ndavuga ngo ubushobozi nibuboneka nziga. Mu by'ukuri nakomeje kurindira, mbona ibibazo biri kurushaho kwiyongera. Ahubwo nanjye njya kurwara, njya gufatwa n'uburwayi, njya kurwara uburozi, marana amezi 2 ntava mu nzu. Ubwo noneho n'udufaranga yari afite twose atugenda tumvuzamo. Ubwo dusigarira hasi, ku buryo n'ubukode bwaje kubura, biba ngombwa ko dutandukana. Akaba hari umumama w'inshuti ye yaje kumbwira ngo naza kuhasigara nkajya mufasha imirimo, nanjye nkajya nakwibonera amavuta yo kwisiga. Ubwo mu by'ukuri yaramperekeje aranjyana, ngeze hari i Kanombe. Ubwo yaje kuhansiga, yambwiye ngo ngiye aha. Mu by'ukuri bari badusohoye mu bukode, sinzi ngo agiye hehe, nanjye nguma i Kanombe. I Kanombe ni kuri uwo mumama? Kanombe ni kuri uwo mumama yaransigiye, wari inshuti ye. Wamukoreraga se mu buryo wenda bwo kugira ngo ajya guhemba umushahara w'ukwezi, cyangwa ko ari ukuhaba gusa nk'umwana mu rugo? Kwari kugira ngo yaje kungira umukozi nyuma. Ariko namaze kumenya akazi, aravuga ati kugira nzane undi mukozi, reka nguhe akazi wowe ukore. Ubwo naje gukora. Ubwo hanyuma yaho maze kumenyera umujyi, biba ngombwa ko abantu baho banyifuza. Ubwo haje kuza murumuna w'umugabo w'aho hantu wari uri. nkabona nyitayeho, nkabona aramfasha akazi, nkagira nti wenda nuko mvuye mu cyaro wenda hari ibyo ari kumfasha nkamenyereye, akamfasha buri kimwe cyose, akanyitaho, mbese nkabona nta kibazo. naho kumbi narizi ko ari umuntu wenda buri kubimutera, naho kumbi yari afite icyo agamije. Ubwo yaje kumfasha, hanyuma yaho arampamagara ngo yaza tukaganira, ngo naza genda tukaganira,
ngenda ndamwumvira musanga muri salo arambwira ngo yanyifuje kera ngo none barashaka ko turyamana. Yego. Nanjye ndamubwira nti rero ntabwo bishoboka, nshobora kuntera inda, mu by'ukuri naje nje kwiga no kwiga sindi kwiga, none nisanze hano mu kazi ko mu rugo, ntese ubu nteye inda nazasubira mu rugo mvuga ngo ndamwangira. Bigeze aho umuhungu ngiye kubona mbona aragiye, byaje kugera nko mu masaa 7 mbona aragarutse ansanga mu cyumba cyanjye. Uwo muhungu ni wagusanze mu cyumba cyawe aho waryamaga? Mbona umuntu ari kumurika mu maso, ndakangutse arahamagara ati na n'ubu ntabwo urava ku izima. Ndamubwira nti oya, nimba ari uko bimeze ahubwo ngiye kuguteza ba nyir'urugo barebe ibibera hano iwabo. Yumvise ko mvuze gutyo ahita agenda ajya kuryama. Ubwo ngubwo naje kugira amahirwe, bukeye mbona arataje. Amaze gutaha haje kuza umusaza w'umugore. Ubwo ngubwo we noneho ibyo gutereta ntibyari biriho, byari ku ngufu gusa. Musaza w'umugore? Ubwo we ntiyaje kuntereta, ahubwo we yarambwiye ati ngomba kumuha, yantereta atantereta ngomba kumuha. Ubwo ngubwo ndavuga si uko ko mana ndabigenza. Ubwo yaje kuhaba turadiriringa ku buryo mbese naravuze nti ndamuregera bosi, ahubwo nawe arambwira ngo bosi ngo ahubwo ngo arakubwira ngo nawe muhe. Ndavuga si ubu ndabigenza. Ubwo ngubwo hari akana k'imfubyi kahabaga, ubwo naje kugakangura karyamye, hari ku manywa y'ihangu. Ndamubwira nti byuka mu icyayi. Ubwo ngize amahirwe mbona ka kana karabyutse, ibyo yari narabireka. Ubwo bukeye ubwo bosi yaje gufata imodoka ajyana abana gusenga, ubwo nsigara njyenyine mu rugo. Ubwo ngubwo wa muhungu yaje kuva saa 9 z'amanywa, nginguye nsanga niwe arangije. Nta wundi muntu icyo gihe wari uhari, ni wowe wenyine wari uri mu rugo aza? Icyo gihe nta wundi wari uhari, yari njyewe. Ubwo yaje kwicara muri salo arambwira ngo nimugaburire, ndamugaburira. Ansaba ko ngomba guhagarika indi mirimo yose nari ndimo nkaza nkamuba hafi ngo tukaganira. Ndamubwira nti cyanzanye ntabwo ari ukuganira, ahubwo naje gushaka imibereho. Arangije arambwira ati nahereye kera, noneho ubu ni njye nawe, abo witwazaga ntabahari, ubu noneho urareba icyo ndi bugukorere. Nuko naje kumutwara gakeya, ndavuga nti basi reka nkore imirimo vuba vuba, ndaje nta kibazo tuganira. Ubwo naje kwicara mu cyumba cy'ibyombo, ngiye kubona mbona hagaze. Ubwo yari inzu, mbese icyumba nari nicayemo nta muryango wabagamo ngo ndasohokeramo, mbese ari korodoro ihurutuye, ni ukuvuga ngo umuryango wari uri kure, uwo hanze wari uri kure. Ubwo yaje guhagarara muri korodoro arampamagara ngo Korodi ngo noneho umva uko wigenje, ngo noneho uyu munsi muri bumpe ngo turi buryamane. Ndamubwira nti rwose icyo uri bukore nta ruhare ndaba nakigizemo, gusa Uwiteka araba ari kukureba. Arangije arambwira ngo shango nuko nguvuze Imana ngo reka nze ngende, naho kumbi kwari kugira ngo mbone uko nsohoka ngere hanze. Ubwo naje kuva hahandi narindi, urabona ko hakunda abakozi bo mu rugo, umwe abavuga na n'undi, umwe ari hejuru undi ari hasi nyine ku gipangu. Ubwo ndavuga nti basi reka murekere muri salo nanjye mbe niganirira n'uyu muntu. Ubwo ngubwo yaje kuza aza kumbuza amahoro naho nari nibereye, ashaka kumfata ngo njyane mu nzu. Yashakaga kugira ngo agufate akujyane mu nzu. Ubwo yansanze hanze turahumuka, ashaka kumfata. Ubwo nari nambaye umupira w'ingofero, ashaka kumfuka mu maso kugira ngo abone uko nterura. Ubwo hejuru ariko hakaba hari hoteli, bari kureba ibyo turimo byose, mbese bicaye hanze batureba mu mbuga. Akebutse asanga kuri hoteli bari kumureba, nanjye uko ari kumfata ndi gutaka mpamagara wa mwana twavuganaga ngo azarebe ibyo turimo. Ubwo bose babonye ahita yirukanka ajya mu nzu. Amaze kujya mu nzu, ubwo nagize amahirwe telefoni birasonye, baramuhamagaye ngo najyana amakaba ari mu rugo, ngo ari ubwo nyine yahise agenda arambwira ngo nize nginge inzu yanjye. Naje gukinga ndavuga nti nagaruka sindi bumukingurire, n'undi akingura ari uko ba nyir'urugo baje.
ubwo yaje kugenda ntiyagaruka ngubwo birangira gutyo. Ubwo ba nyir'urugo baraje bamaze kuza ndavuga se ndahera mvuga ibi bintu, ndavuga ni kuva yagiye atagarutse wenda ntabwo ari bugaruke reka ntuze niyongera kugaruka nzabivuga. yego ngize amahirwe mbona aragiye. ubwo ngubwo urabona icyaro cyari kimaze kumvamo ntangiye kuba akana k'akangavu. ubwo ngubwo birangije bose nawe akajya yifuza akajya atangira kumbwira ngo ni intore nyuma yaho nyuma y'uwo nguwo haje kuza bosi haje kuza bosi none bosi akajya ambwira ngo ninze mukuremo inkweto muri salo ngo nimukure nk'amasogisi. avuga ngo nyine niko akazi ko mu rugo kagenda nkagakora akanga ngo nimuhereze icyayi nkakibuza. ibyo umugore yaje kubimenya arambwira ngo sinzongere kuhoreza umugabo w'icyayi n'undi munsi. ubwo naje kumusobanurira arambwira ati ntabwo ari Vanessa wanjye uhoreza icyayi yihorere ajye yihoreza. ubwo ngubwo mbireka gutyo. ubwo noneho mabuja yaje kujya kurangura imyenda Uganda yagendaga ku wa kane akaza ku cyumweru sigarana n'abana mu rugo. ubwo ngubwo mu by'ukuri pe siyigeraga nyubahuka ngo aze. ubwo yahenze mvuye muri dushe arangije baraje mvuye muri dushe nsanga mu cyumba. bosi wawe gusanga mu cyumba. ubwo yasanze harimo utwana two turi kunganiriza kozwe n'isoni arambwira ngo uri nitegure ngo ntume ngo kujya guhaha. ubwo ngubwo nditegura njya guhaha. ubwo ngarutse arampamagara arambwira ngo nimusange muri salo. ubwo ndagiye. ubwo yarakenyeye isume arambwira ngo Claudine ngo si wowe ngo umukobwa mfite ese ushatse kuvuga iki? nyine ngo niwo mukobwa mukuru mfite hano ngo ugomba kunyitaho. nturagira aho nkwiteho gute ko imirimo yose mba nayikoze ibyo binshyizwe byose nkaba nabikoze ugira ngo ngufashe iki? arambwira ngo ndashaka kuzana amavuta ngo ukansiga umubiri wose. rero njye ntabwo nagusiga rwose ntabwo ndi umugore wawe, izo si inshingano zanjye. ikizima ni uko nakoze akazi kanshinzwe. ubwo ngubwo ku buryo rwose twaje guserera ndamubwira nti icyo wakora cyose n'ubundi ibyo nahuriye na hano nagahumanwa rwose ibyo wakora byose ntacyo byantwara pe. n'ubundi narihaze uretse Uwiteka wenyine wankura hano n'ubundi igihe simpashaka. arangije ngo ubwo se ngo ushatse kuvuga iki? ndavuga ni nk'ibyo byose nyine ubuvuga. ndavuga si ubu koko ibi bintu biri kumbaho. ubwo mabujaje kuza. nyuma yaho yaje kuza avuye Uganda ariko yaje bitari byaba. ubwo ko amavuta yanze kuyamusiga nyine ndabyanga ndavuga ntabwo ndibuze kumurega ku mugore we rwose ntabwo ari ibintu. ubwo ngubwo birangije ubwo ndavuga se bose ndaba ncenye urugo rw'abandi nimbivuga. ndavuga ndaba ncenye urugo rw'abandi ahubwo kuva naraje nanjye kwiga nkaba maze amezi 7 ndi gukora ahubwo namubwira ko nkeneye amafaranga nagize amahirwe arayambikira sinayapfusha ubusa. ndavuga nti harimo tike niba umuryango wanzanye ntabwo njye kwiga nkaba ntazi aho uri reka njyewe none ntege nsubire ku Gisenyi njye kwiyigira. ubwo naje guteka imitwe ndamubwira nti rero naje kwiga none kwiga byaranze ahubwo ndagira ngo mu mafaranga nakoreye ubu ushaka undi mukozi njye ndashaka kugenda ndashaka gutaha amafaranga tikizangiza mu rugo n'udusagusi nzadushakamo ibikoresho nje kwiga. arambwira ati niba utekereje gutyo ni byiza nta kibazo. arambwira ati si uko ko mukuru wari wakuzanye ahangaha nasanga nagutanze ubwo bizitwa iki ko nta ati si ubwo ntibyagaragara nabi ati basi hangane turebe ko wenda twajya kumenya ahantu hari akaza akagufata. ubwo narakomeje ndihangana ngize amahirwe mukuru wanjye numva telefone irasonye arambwira ngo atugeza akagugu ubu ngubu ngo nzagende ngo nta kibazo. ubwo nagize amahirwe nsezera gutyo. ubwo akazi ndagasezerezana undi mukozi. mu gusezera se ntago wenda wabonaga ko hari ntago bakubajije se impamvu usezeye?
nyine impamvu ntabyo nari mubwiye ko naje nanje kwiga nkaba ntari kwiga nkaba hari mu kwezi kwa 12 namubwira nti mu kwa mbere n'amashuri uvuga nti nta kundi kwezi natangira ahubwo reka nzaje ku ishuri ubwo nuko nyine yabyumvishe ko ngiye ku ishuri nyine aravuga ati niba ashaka kujya ku ishuri ntago namubuza reka mubohora ajye kwiga ahubwo mu gusezera ntabwo bose yarazi ko nanasezeye nta nubwo umugore yigeze abimubwira ntabwo yari abizi ubwo ngewe bampaye amafaranga mu gitondo ndagenda ku murindi njya kugurayo utwenda ndagaruka nzinga varisi ndigendera ubwo nkigenda bose ntiyarara twakubitaniye ku irembo arambwira ngo ninde nsubiye mu rugo gatoya mubaze ngo ambaze ikinjyanye hanyuma ubwo ntaje kumubwira ko ngiye arambaza se ugiye gushaka ugiye hehe ntewe ni ngewe ngiye mu rugo arangije arambwira ati se ugiye mu rugo hehe yabwira nti mukuru wanjye yaraje ari hano ku Gisozi niho ngiye arangije arambwira ati se waretse nkagutwara nkakugezayo ndangije ndavuga nti reka ngende mfite tike yanjye arambwira ati reka ngutware nta kibazo nanjye niyo ndi kwerekeza n'ubundi ndavuga nti ariko reka mujishe ntereke ko nta kibazo ubwo ngubwo yatumye umwana esanse ngo ni ukugira ngo akunantware ngo tujyane ubwo ngubwo hanyuma yaho umwana yamaze kugenda nanjye ubwo ntange ndavuga ntari kuyu muntu igihe yahereye antereta bikanga none nkaba nasezeye umugore ko ntashye ubu ngubu antwaye akanjyana ahandi hantu ntazi sinjye waba wizize ndavuga nti pfa kuba mfite tikiri bungezeyo nta kibazo ubwo ngubwo ubwo naje gufata varisi yanjye atandeba nsoza igipangu bandigendeye ni ukuvuga ngo we yatumye esanse umwana njye nanjye mfata varisi ndagenda ntabwo yari ahari se nde uwo mugabo ntabwo we yari ahari ngo abe wenda yakubuza n'iki nyine yaje kumbwira nyine urumva ko namwemereye nkagaruka maze kugaruka yaje kwicara muri sala aratuza nanjye ngomeza ndaho ngaho hanyuma mfata varisi nyura ku irembo ndagenda ubwo ni ukuvuga ngo esanse yaje njye nafashe imodoka nagiye wagiye ubwo ngubwo udufaranga naje gukorera nageze kwa mukuru wanjye arambwira ati wihangane mu by'ukuri nakuzanije nzi ko uri bwige nk'abandi hanyuma ubuzima buza guhinduka none ndagira ngo amafaranga wakoreye tube twakurihiramo ikintu yaba gusuka yaba kudoda wahitamo umwuga ushaka ndavuga nti nta kibazo kuba ntikibi nuko nakwicara gusa n'uwo mwuga ntawe ufite ubwo reka mpindure niyigire imyuga nta kibazo ubwo ngubwo imyuga naje kuyiga maze kuyiga amafaranga yaje kubura ndavuga nti ni ukuvuga ngo twa dufaranga twose wakoreye bakurihiyemo imyuga uriga bigeze aho ngaho ararangira ariko nabo baje kunagiraho dukeya ahubwo naravuze ntese basubira mu kazi nkajya kongera gukorera andi mafaranga nkashaka igishoro noneho yego ubu ngubu rero naje mu kazi ko mu rugo ari igishoro ndi gushaka kugira ngo ariko nazanuza wa mwuga wanjye nanjye nkava mu kazi ko mu rugo hanyuma se wenda ubu utubwiye yuko uri mu kazi ko mu rugo uri gushaka amafaranga yo kugira ngo wongere byibuze wenda urebe ko wakwiteza imbere niba hari ibyo wiga cyangwa se niba waranabimenye nawe ushakisha uburyo wakwiteza imbere ese muri ako kazi ko mu rugo urimo gukora ubu ngubu ibigeragezo wahuriye nabyo mu kambere ubu ngubu bihagaze gute bimeze gute watunyuramo mu ncamake ese ntago bakigusteresa nta stress ubu ufite wenda z'abo bantu n'ubundi bagusiteresaga uko biri kose ntabwo ari nka mbere ubu dufite ubuvugizi niyo ugize ikibazo haje amakampani ubimenyesha nyiri kampani niyo ihuye n'ikibazo nyine agashaka uburyo akabasha kuguhindurira indi mirimo yego ni iki ushobora kuba cyangwa se ni izihe nama ushobora kubwira nk'abantu wenda bakora ako kazi ko mu rugo
ni iyihe nama ushobora kubaha, wabagira iyihe nama? inama nshobora kubaha nubwo bahora muri ibyo bigeragezo ntabwo bavuga ngo babyinjiremo, ni ugusenga nk'uko nasenze Uwiteka akabikora akamfasha muri ibyo bigeragezo. nubwo byagiye biba ntabwo nigeze ndyamana nabo. ni ukuvuga ngo aka kazi bisaba ngo ugakore unasenga. Uwiteka bigufashamo n'ubundi nawe kugira ngo batwangirize ejo hazaza n'ubundi nta rukundo ruba rurimo. Ndumva ubuhamya bwawe ari ubwo ngubwo.